byaryoshye cyane. Ese wari uzi ko hari uburyo bworoshye bwo guteka African tea ikaryoha cyane kurusha yindi ujya unywa muri resitora? Ngwino nkwereke ibanga ryayo. Ndagusuhuje wowe ukurikira channel yanjye mu kiganiro cyanjye inama y'ubuzima na Mama Zulu. Nguhaye ikaze. Yes, ndagira ngo mbereke ibikoresho turubikoreshe hano mu gutegura icyayi cyacu. Murabona nakoze igikombe cy'amata kirengaho gakeya n'igice cy'igikombe cy'amazi. Murayabona hano mfite ibirungo, mfitemo tangawizi, mfitemo cloves, mfitemo cinnamon, mfitemo n'utu tuntu twitwa niba ari hiriki sinjya menya ukuntu twitwa ndabyibagiwe, I'm sorry. Nkagira n'amajyane mwayabonye. Hanyuma iyi ni rape nza kurapisha ino tungurusu iyi tangawizi. Noneho ninjya kukinywa kimaze gushya ngewe nkoresha ubuki mwabubonye, ariko hari undi ushobora gukoresha isukari nayo mwayibonye. So udakoresha ubuki wakoresha n'isukari. Ngewe kenshi nkunda gukoresha ubuki mu rwego rwo kwirinda diabete, kuko sinkunda gukoresha isukari cyane mu byayi. Nihangana rwose ko isukari ndayikunda ariko ndihangana sinyikoresha. Yes, ubwo ngubwo buri muntu wese akoresha icyo yiyumvamo. Hanyuma ni isafuriya ndi butekeremo, nta bindi, ibi nibyo bikoresho rwose byanjye ndi bukoresha. Ni mube hafi mbereke uko tubitegura. Yes. Murabibona rero ukuntu mbigenje. Nabanjemo bya birungo byanjye mpita nshyiramo amazi. Ikintu kigiye gukurikira ngiye kubipfundikira, hanyuma amazi namara kubira muraza gukurikirana uko ngenda bikurikizaho. Ya amazi yabize, bya birungo byanjye birasa n'ibihiye. So harageze yuko nshyiramo amata rero. Yes. Hanyuma nyuma yo gushyiramo amata ndahita nshyiramo amajyani. Okay. Noneho nkongera ngapfundikira. Ariko nshuti zanjye munkurikiye, iyo udafite tuno turungo naberetse ushobora kuba ufite tea masala. Abenshi nk'ubu hari n'uwayishyiramo, ariko navuge ko ari uburyo bworoheje bwo guteka African tea utipashije muremure. Ufite tuno turungo turaboneka mu masoko hose, Kimironko, Kimisagara, ukajya ugura bino bitari iby'ifu. Ngewe nkunda kwigurira ibi ngibi, niyo nshatse ndabisya, ndetse n'iby'umuceri ngewe nkunda kugura ibirungo bidaseye, ngewe nkabyisera muri blender. Bivuga ngo rero umuntu bikeneye yabibona mu masoko hose, za Kimironko, za Kimisagara, mu isoko rya Nyamirambo, ahantu hose haba hari bino birungo, no mu supermarket y'Abahinde, aho hose wabona bino birungo naberetse mbere yuko nshyiramo amata, bya bindi nashyize mu mazi. So hari na tangawizi nazo zifu, hari na tangawizi z'ibijumba byumye. Buri muntu wese akoresha ibyo afite hafi. Yego. Hanyuma ikindi numva narenzaho, hari na cinnamon itari y'ibiti nayo yifu iba mu supermarket. Uramutse uyifite wayikoresha. Muri make ntukabure kunywa ka cyayi karyoshye. Mugomba kugira gute? Kunywa ka cyayi karyoshye. African tea ntikajibura mu rugo iwawe. African tea yacu murabona ko ihiye. Rero nshishamo ikiyiko kugira ngo ya majyani akwire hose, hanyuma birushaho kuryoha. Twongere dupfundikire gato.
tayari African tea yacu irahiye. Ubwo icyo ngiye gukurikizaho ni ukuzimya ishyiga ryanjye then nkayungurura. Ntimujye kure mbereke icyo ngiye gufatisha African tea yanjye. Nshuti zanjye, nateguye umugati. Ushobora kuyirisha n'ibindi, ushobora gufatisha ubunyobwa, ushobora gufatisha amandazi, ushobora gufatisha ikintu cyose icyo ari cyose wumva kikuryohera ku cyayi. Njyewe uyu munsi nateguye umugati, ndabanza ngutostinge kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Tugiye gutegerezaho iminota mikeya umugati wanjye wume neza, ushye mbese ushirire, umere nka kwa kundi umuntu awurya awukocagura. Ngiye burya nibyo nkunda cyane, biradufasha nkatwe banini. Yes, icyayi cyanjye kirabonetse, African tea yacu irabonetse, byaryoshye cyane. Ariko kamwe ngewe kaba gahagije. Aka kacyayi muba mugakeneye mu rugo iwanyu mu masaha ya nimugoroba. Umutware wawe uvuye mu kazi, ukunda abwira abadamu avuye mu kazi mujye umwakiriza aka African tea. Murabona ko nta bintu rwose birenze birimo, nta bihenze birimo. Mwabonye ko igikombe cy'amata kirengaho gatoya, amazi make cyane y'igice cy'igikombe. Hari n'ushobora guteka amata yonyine, byose birashoboka biterwa n'ubushake bwawe. Hanyuma rero uturungo mwabibonye nashyizemo ni dukeya, ntabwo ari twinshi, ntibitwara amafaranga menshi. Ntukabure gufata neza umutware wawe cyangwa se abana bawe, niba ubafite bakunda icyayi, ujye ubaha icyayi kiryoshye. Rero mu by'ukuri ntarinze mvuga byinshi cyane rwose, murabibona ko harimo isomo ryinshi ryiza kandi rishimishije ku muryango. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye mu gutegura African tea. Ni ukuri wakoze cyane. Icyo ngusaba rero, niba uri mushyashya hano kuri channel yanjye, kora like, comment, ndetse niba utarakora subscribe uyikore. Hanyuma usangize ino video inshuti zawe kugira ngo nabo bazajye bateka icyayi kiryoshye nk'iki ngiki baryoherwe. Bye bye, naho ubutaha. Amahoro y'Imana nabane namwe.